twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugiye umuntu Nyagasani akaba duhamagaye ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya munani gisanzwe, tariki 28 Gicurasi 2026. Dore amasomo ajye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere ryo mu ibaruwa ya mbere ya Petero Mutagatifu, umutwe wa 2 umurongo wa 2 kugeza kwa 5 n'umurongo wa 9 kugeza kwa 12. Bavandimwe, nimumere nk'abana bakimara kuvuka, nimurarikire amata meza y'ijambo ry'Imana, kugira ngo igihe muryakira mutere imbere mu gucungurwa kwanyu, niba koko mwarasogongeyeho mukumva ukuntu Nyagasani aryohereye. Nimwegere Nyagasani, we nyabuzima ryajugunywe n'abantu, nyamara ari indobanure kandi rifite agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Bityo namwe mube nk'amabuye mazima, mubakwemo ingoro ndengakamere, kugira ngo mube imbaga ntagatifu y'abaherezabitambo, mwitureho ibitambo ndengakamere bishimisha Imana ku bwa Yezu Kristo. Koko rero mu rugo kugatoranyijwe, imbaga y'abaherezabitambo ba cyami, ihanga ritagatifu, umuryango Imana yirongeye, kugira ngo mujye mwamamaza ibigwi by'uwabahamagaye, abavana mu mwijima akabinjiza mu rumuri rwe rw'agatangaza. Mwebwe abatari umuryango w'Imana kuva kera, ubu ngubu noneho mukaba mwarabaye umuryango wayo. Mwebwe mutaraho kugirirwa imbabazi, ubu ngubu noneho mukaba mwarazigiriwe. Nkoramutima zanjye, mwebwe muri nk'abagenzi b'abanyamahanga, ndabasaba ngo mwirinde ry'umubiri rwanya umutimanama. Nimugire imyifatire myiza imbere y'abatemera Imana nyakuri, kugira ngo nubwo babasebya nk'aho muri abagira nabi, bazamurikirwe n'ibikorwa byanyu, maze basingize Imana ku munsi izaziraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 100. Nimusanganize Uhoraho impundu z'ibyishimo. Nimusingize Uhoraho abantu b'isi yose, nimumugaragire mwishimye, nimusanganize impundu z'ibyishimo. Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana, niwe waturemye none turabe, turi umuryango n'ubushyo yiragiriye. Nimutaha amarembo ye mumushimira, mwinjirane isingizo mu ngombe ze, mumusingize murate izina rye. Kuko Uhoraho ari umugwaneza, urukundo rwe rugahoraho iteka, ubudahemuka bwe bugahoraho ko ibihe bigenda bisimburana. Nimusanganize Uhoraho impundu z'ibyishimo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 10 umurongo wa 46 kugeza ku 52. Muri icyo gihe Yezu n'abigishwa be bagera Yeriko. Igihe gisohoka muri Yeriko ari kumwe n'abigishwa be n'imbaga y'abantu benshi, umuntu w'impumyi witwaga Baritimeyo mwene Timeyo akaba yari yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. Yumvise ko ari Yezu w'i Nazareti, atera hejuru ati, Yezu mwana wa Dawudi, mbabarira. Benshi baramucyaha ngo aceceke, ariko we arushaho gusakuza ati, mwana wa Dawudi, mbabarira. Yezu arahagarara aravuga ati, nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, dore araguhamagaye. Ajugunya igishura cye, ahaguruka bwangu, asanga Yezu. Yezu aramubaza ati, urashaka ko ngukorera iki? Impumyi aramusubiza iti, mwigisha, mbakubona. Yezu aramubwira ati, genda, ukwemera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahumuka, maze akurikira Yezu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungura abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi uhure na Kristo. Nuhura na Kristo, biragufasha kuza guhura n'abandi abakristo, n'abandi benshi mugenda muhura nabo mu nzira, ubagirire neza nko Kristo amaze kukugirira neza. Amasomo twateguriwe nadufasha kwegera Kristo, kumusanga, bityo nawe akadusanganira, ubwo tujye kuzirikana ku ntego igira iti, guhungira kuri Kristo. Akenshi dukunze guhunga, ariko ikibabaje nuko duhungira mu mwobo, tugahungira ku biti, tugahungira mu nyanja. Yabindi byawo mugani w'ikinyarwanda ugira uti, guhungira ubwayi mu kigunda. Natwe rero tuze guhitamo, iyo bari gutwirukansa, iyo batubabaje, iyo bari kudutoteza, ahantu tujya duhungira, kwirukira Kristo. Iyo niyo ntego tujye kuzirikanaho. Hari imvugo kinyarwanda igira iti, ngo umuntu ashobora gusiga abamwirukansa, kiruka kabasiga, ariko mubyeyi we biragoye
kwiruka ugasiga ikikwirukamo. Aha nawe uze kureba niba inyuma hari abantu bari gukwirukansa benshi cyane, ariko banza urebe mu mutima wawe niba nta biri gukwirukansa. Navugaga abazimu, abadayimoni, amashitani akaba yaritse iwawe, bityo akaba ari kukubuza amahwemo. Uyu munsi nawe hamwe n'amasomo urebe niba nta biri imbere biri gukwirukamo bibi, niba ari byiza byadufasha. Yezu araguhamagara nyuma yo kubona ko uri mu kaga, nyuma yo kubona ko ugeze ahabi, nyuma yo kubona ko ugeze aharindimuka, nyuma yo kubona ko ubuze umuhungiro. Nuko Yezu agiye kuguhisha akubwira ati humura, humura, ngwino ngukize kubera impuhwe ze. Natwe tuze gusaba Nyagasani tuti, Nyagasani mpa kubona, nimbona ndabona Imana, hanyuma nze kubona na cya kivunge kindi inyuma n'abandi bose bandi imbere ndetse n'inyuma. Kubera iki? Nabanje kubona Imana. Akanya tugiye gutandukanya amagambo abiri tuza gusanga cyane yagarutse mu ivanjiri uno munsi. Turazirikana mu isomo rya mbere Petero udukangurira kwegera Nyagasani, nk'uwajugunywe, nk'uwatawe, ariko nawe akaza gutora abandi. Ati nimwegere Nyagasani w'iriba ryajugunywe n'abantu, nyamara ari indobanure kandi rifite agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Amen, amen, amen. Hari igihe nawe umunsi umwe baguta, ariko Kristo umenyera y'ububabare akagusanganira, kuko arabizi, arazi ingorane urimo, ishavu urimo, agahinda urimo, arakuzi wese. Reka rero niyo wijugunya, wowe kwijugunya mu kivu, wowe kwijugunya mu nyanja, wowe kwijugunya mu bibazo, wowe kwijugunya mu muriro, ijugunye muri Kristo. Kristo araza kugusama, ubundi wowe gusandara. Nibyo twumvise mu ivanjiri uno munsi, ubwo Yezu yarakurikiwe n'ikivunge, imbaga y'abantu benshi, abigishwa be n'abandi benshi bari bamukurikiye. Hanyuma twumvise impumyi yari iri kuri Yeriko, ati mwana wa Dawudi mbabarira. Yari akeneye ko Kristo amuha kubona, ariko turabona ikivunge kimucecekesha. Hanyuma tukaza kumva Yezu yifatira icyemezo ati nimumuzane, kandi kamwanya ati Yezu araguhamagaye, mwana wa Dawudi mbabarira. Yezu rero amubaza icyo amukorera, ati mba kubona mwigisha. Ati genda ukwemera ko akora gukijije. Ngo ako kanya ngo arahumuka maze akurikira Yezu. Amen, amen, amen. Muri iyi vanjiri tujye gutandukanya amagambo abiri, uyiteho tukunze kuyabona mu buzima bwa buri munsi. Ijambo bita imbogamizi n'irindi bita inzitizi. Bavuga inzitizi ngo ni ibintu byose biri inyuma yawe, nuko bikaba byagukingiriza. Mbese twabigereranya n'iki kivunge gicekesha iyi mpumyi. Aho se bari inyuma, bari inyuma, bari inyuma. Ni nka yambwa, nari ngiye kubivuga neza, ni nk'amwe ishobora kumuka ariko iziritse ikaba gutera ubwoba. Icyo bakita ikivunge, izo ni inzitizi. Ariko irindi jambo rikomeye cyakora mu dutatu, ngo ni ijambo bita imbogamizi. Urumva ko ari ukubogama. Noneho ntago ari ikintu kiri inyuma, ahubwo ni kiri imbere. Cya kintu navugaga haruguru utasiga, kiri kwiruka imbere yawe. Icyo nicyo kibi cyangwa cyiza bitewe nuko kiri imbere yawe, nuko gihagaze. Imbogamizi, ibintu byose bishobora gutuma utegera Nyagasani. Ibyo twabyita ibyaha. Ndetse muri ino vanjiri twajyana n'iki gishura, impumyi yiyamuye, gishura cyerekeza ku bintu twari twambaye, ibyaha twari dufite, bihandi tubuza kubona Yezu Kristo, nuko tukabijugunya. Ibyo byose rero ni iwacu imbere. Ivanjiri iri gutwerekeza kwisuku dusabwa kwegera Kristo, bityo tumuhungireho adukize. Ivanjiri kandi usibye urugendo Yezu agenda akora ashaka kudukiza, bamwe bagatuzitira, ndetse natwe ubwacu tukaza kugera igihe twibogamira, twishyiraho, twiyerekezaho, twigundira, hanyuma igihe cyagera tugafata umwanzuro. Nanone rero twerekeza ku bantu bose bashobora kutuzitira. Muri ino si hari ibintu byinshi cyane bituboha, byumvikana ibindi bigatubohora bitewe naho twahungiye, guhungira kuri Kristo. Iyi si iyo babonye ukize baragusanga. Hari n'imvugo igira iti ujya hejuru bagasimbagiza. Bishatse kuvuga nyine bashobora kuguta hejuru bagasimbagiza, hanyuma wajya munsi bagatsindagira, ukwica bitabuze. Ngiye kibi kinose.
twumvise ino vanjiri yatambutsemo utuntu turyoshye. Urumva iki kivunye cyari gikurikiye Yezu, iyi mpumyi iratatse iti mwana Dawudi mbabarira, ariko baramucecekesha bwa mbere. Hanyuma Yezu we afashe initiative wenyine ati muhamagare. Nuko baratangira bati wino humura araguhamagaye, diye humura araguhamagaye. Akantu wakumvise mu byayi buryo kajya kaducanga ubuzima bwacu bwa buri munsi natwe, kubera ko Yezu agiye gukora igikorwa ngo noneho nawe nibwo yiwibutse. Kandi mbere wanyegaga mugenzi wawe, mbere wari uri kuvuga mugenzi wawe nabi, mbere wari kumutoteza, hanyuma ubona Kristo yamugiriye neza, ugatangira uti dore rero ngwino. Ubu n'uburyarya mwabyeyi mwe, twebwe twese dukurikiye Kristo hari ubwo tugira uburyarya, ntiduhamye ukwemera kwacu ko bikwiye, ntitube seriye, ntitugume hamwe. Wabona umuvandimwe bari kumukubita ati reka nanjye nkubiteho. Iki kigare rero mu gifaransa niho bavuga ngo la masse n'a pas de raison. Ikigare nta bwenge kigira. Abantu twiruka ku bintu, tukiruka ku bantu, ariko biratwerekeza uburyo abantu bose bashobora kukwiruka bakurwanya. Kristo akaza kugusama, abantu barugiye kugusandaza, Kristo akagusama, kuko icyo dushakira ni umukiro. Kristo adukiza ku buryo bwose bushoboka mu buzima bwacu bwa buri munsi, ntama kudukiza cyane cyane igihe abantu batera hejuru ati mukureho. Nuko Kristo wenyine akaba ari we usigarana nawe. Kristo we iyo ugiye hejuru ko hakomeza kugusigasira, wajya n'umunsi akakomeza akagendana nawe, naho ureka abandi bo bagenda koko bakurwanya impande n'impande. Mubyeyi, inkuru uyumve iraza kugutangaza, harahuza kugera nawe ugatangara bitewe n'ikigare naho urimo cyo kurwanya abakristo cyangwa cyo kurwanya Kristo ubwe, cyangwa bitewe nanone naho ugeze wisukura uhumuka bikaza kurangira ukurikiye Kristo. Umunsi umwe mu gihugu cya kure, ngo mu karere kamwe bari bamaze iminsi barwana n'ibisambo. Abaturage baba bari mu nzu bakumva bari kubiba, baba batari mu rugo bagaruka bagasanga amatungo bayajyanye, bayibye n'ibindi byinshi cyane, ibikoresho byinshi barabibuze. Agahora bibaza aho muri ako karere ati koko iki gisambo tuzakibana dute ngo tukibagira ibisiga, iki gisambo tukibagira ibisiga. Bagahora ku irondo, bagahora ku izamu bashakisha ahantu bazakura icyo gisambo. Ngo umunsi umwe nguza kugera bya bindi ko nyine iminsi y'igisambo ari 40, ngo haza gutambuka akagabo ngo kari kambaye nabi bishoboka. Nuko ngo umuturage umwe akabonye uburyo kari gateye, aravuga ati kandi agasambo ubu niyo mujura utumaze, bitewe naho ari kwitambukishwa, uyu no mujura. Nuko avuza induru, wa muturage avuza induru ati dore umujura aratambutse. Ubwo urundi rugo rwari ruri hafi riti aratambutse umujura. Bose babangura amacumu, imigera, ibibando, imihoro, biruka kuri ka kagabo ati ngako karatambutse. Bagenda bakiruka, ingo zose zari muri ako gace, buri wese abanguye igikoresho cy'icyicisho, niba mugeraho ubundi bagira gute bamwice. Koko amaze igihe amatungo yarayibye, yibe ibikoresho, yiba byose, akagabo karatambutse noneho. Nuko bakamwirutse hose n'ibibando n'amacumu n'imigera. Wa mugabo ashakando yahungira arahabura, yamana irebera umukene idahumbya, wagiye kugira cyangwa ubona akazu kaboze kava ko mukecuru uri hafi ngaho, nuko akirukiramo. Ngo hageze wa mukecuru amwerekaho yihisha. Nuko ngo baramukurikiye baza bashakisha ahantu uwo mujura anyuriye. Wa mukecuru ati nguriya ageze kure agenda. Nuko bariruka, wa undi nawe akomeza kwihisha muri yanzu. Wa mukecuru yabayowe ati yagiye kera kandi amusaho mu nzu. Nuko akomeza kumucumbikira, ndetse abenshi ntibanakeka ko ariho aba kubera ko ni inzu y'umukecuru yavaga. Akomeza gucumbikira ko kagabo nyine bari bagiye kwica. Ngo nyuma y'igihe kirekire kagabo kari muri iyo nzu, nuko birangiye agiye gutaha, afata ijambo ngo ashimira umukecuru wakomeje kumurinda, bityo akarokora ubuzima bwe. Nuko arabwira umukecuru ati warakoze kundinda, kundengera, kunyakira, kumbisha, none ngiye kugushimira. Wanyakiriye utanzi, ndi umuyobozi w'uruganda rukomeye cyane, abajura baje kumpiga kugira ngo mbahe imibare y'ibanga tubikaho amafaranga. Ubwo rero naje niruka ndayihungana, nambara imyenda yaboze ukumbona kugira ngo ntihaze kugira unkeka. Rero nageze muri quartier hariya, baratangiye bati ni igisambo gihora kibiba. Icyo nicyo rero cyatumye mpungera aha ngaha, none warandokoye, bose banyise igisambo, ariko ntabwo ndi igisambo ahubwo shinzwe kubikira neza urwo ruganda. None rero
ngiye kugufasha nk'ishimwe, inzu yawe ngiye kuyikubakira imere neza, ubundi nguhe n'icyo uzajya urya muri iyi minsi, ubundi wibereho neza, warakoze kundokora, ndabigushimiye. Nuko mu minsi iri imbere nyine ngo abaturanyi babona aho umukecuru afite inzu nziza, amerewe neza, araho arakomeye, araryoshye, ari we baza gusaba ku biryo aho ngaho muri ako gace. Nuko bose barumirwa bati ho, iyo tukiza kumenya natwe ntituvuze amahire, amacumu n'imigera, twiruka kuri uriya muntu, natwe tuba dukize iyo tukiza kumurokora, iyo tukiza kujya amahirwe natwe akorokokera iwacu, twari kuba dutomboye. Ngo uko wa mukecuru byarangiye ari uri kwita no kuri abo bose bari muri ako gace. Kubera iki? Kwakira uwo bari kujugunya, kwakira uwo bari guhiga. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngaha aho Nyagasani aza kudufasha gutekereza, nta gihe barakwirukansa bagakwirukana bakaguha induru bakaguha amenyo, ariko igihe cyagera ukongera ugasubirana ukamererwa neza. Nta gihe urashaka ubuhungiro ukabubura, ariko Kristo akazaguhisha. Cya gihe bari kukuvuga nawe kugutoteza, ariko igihe cyagera bya bindi byose bikazima bikazimira. Kubera iki? Kristo araguhamagara nawe, Kristo araguhamagaye. Tuze gusaba inema gutagendera mu kigare. Hari igihe umuntu umwe abwira abandi ati dore umujura, abantu bose bagahita bamushyiraho kashe y'iki? Y'umujura. Ati dore umusambanyi, ati abantu bose bagakubitaho ikashe y'iki? Y'umusambanyi. Dore igisambo, uko bose bagakubitaho ikashe y'umusambanyi. Dore umusizi, dore igisambo, dore umujura, dore byose bikaguhama, kandi se wasanga atari byo. Nyagasani aze ko dufashe umunsi twaye kwirinda kujya duca imanza tutarabona neza n'ukuri, twirinde ibinyoma, maze natwe tuzirikane ko duhumye. Ntabahumye nk'abakurikiye Kristo, kuko abo ngabo nibo babi, bo ntibanashaka no gutera intambwe kugira ngo bahumuke. Ngiki kigare ibintu bitatu bigiye kudusoreza inyigisho y'uno munsi, kugira ngo nawe ongere urebe ishuri ujya hungira kuri Kristo. Icya mbere ni umugani uvuga ngo uburakari bw'imbwa bushira mu kuzunguza umurizo. Ni ngombwa kuzirikana ku bikorwa byose dukora bibangamira abandi, ndetse bitanagira icyo bitwara ku buzima bw'abandi, kuko bishingiwe na Kristo. Kwega rero tugahungeta abandi, tukafata amahiri, tugafata uburozi dushaka kubagira nabi, nyamara Nyagasani afite icyo abateganyiriza. Humura, Nyagasani araguhamagaye. Icya kabiri, tuze kuzirikana ku bikorwa by'ubugome, bya bindi bikorwa bya sekibi. Ibyo twabigeranye n'imbwa iziritse iri kumoka. Rero mwe baratinya ati koko ndajya hariya biragenda bite, bizarangira bite? Ariko Nyagasani ntiburira, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, nta mvura idahita, n'ibyo uzabona Nyagasani agize ate arabihosha. Uzajya gushaka ubuhungiro ubure, ariko Nyagasani afite ahantu azaguhungishiriza ku buryo ntacyo uzaba. Humura rero, Nyagasani muri kumwe, humura araguhamagaye. Turwaye indwara nyinshi, iz'umubiri, iza roho, aho hose iyo twagize amahirwe tugahungira kuri Kristo, amaherezo turakira. Rero abo bose batuzitira, bose batubangamira, ntacyo bazadutwara igihe cyose tuzaba twiringiye Kristo. Upfa gusa kwemera. Reka dusoreze gatatu. Uzi ko abantu benshi duhura n'ibitotezo, ibibazo, ibyago, agahinda, inzara, ariko niba ukomeye kuri Kristo, humura uzatsinda. Humura, Kristo araguhamagaye. Aka kajambo karashimishije, humura araguhamagaye. Uzasanga noneho babandi bakurwanyaga ari bari kuguhumuriza. Kubera iki? Nyagasani hari kamba kwambitse nyine. Nyagasani yaguhaye gutsinda, n'abandi bose bagiye bakwirukana, ukabona noneho baravuze bati uzi ko Nyagasani amuhamagaye koko, nawe akajya mu baroko kugira neza, bitewe nuko nyine Nyagasani yavuze yes, ntawe ushobora kuvuga no. Nubwo ibintu byagushiraho, humura mu Kristo muvandimwe. Nubwo abantu bagushiraho, ntukagire ikibazo, humura, Kristo we ntazakuvaho. Ibintu byose bishobora kugushiraho, abantu bakagushiraho, ariko utagushiraho, utakuvaho ni Yezu Kristo. Umukomereho buri munsi, umuhungireho buri munsi, umwirukire buri munsi, ntabwo azigera na rimwe agutererana, kuko agukunda buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Mwana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.